reka nongere mwikaze uyu munsi mu gace twariye ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi izina ry'umunsi turaza kuganira ku izina Fred. Abantu bitwa ba Fred ni abantu bameze bate, bitwara bate, ese bakunda ibiki, banga ibiki mu buzima bwabo. Nta gutindiye rero, izina Fred ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage ariko rigahindurwa mu Cyongereza aho riba rifite impine ya Frédéric, naho mu Kidage ni Frédéric, rikaba risobanura umuyobozi w'umunyamahoro. Imiterere y'aba Fred igiye itandukanye ariko akenshi uzasanga abitwa iri zina ari abantu bakunze kugira kamere ikurura abantu cyane, ngo napfa kugaragaza ibimurimo kandi ngo akunda gushimishwa no kubahwa n'abantu. Fred ni umuntu ukunda cyane gusabana n'abantu nubwo akenshi ashobora kwirekura, kandi ngo Fred ni umuntu uba ashobora kwirekura bitewe n'umwanya cyangwa n'abantu bari kumwe. Akunda gukora ibikorwa bituma abantu bamukunda ndetse n'ibyo akora byose niyo byaba byiza akenshi aba agamije ibyishimo bye ku giti cye kurusha uko abagamije gufasha abandi bantu. Numva rero ko ba Fred rimwe na rimwe hari ukuntu bajya baharanira inyungu zabo cyangwa se ibyishimo byabo ku giti cyabo, kabone niyo ngo byaba biri bushimishe abandi bantu bari gukorerwa icyo gikorwa. Iyo abantu Fred rero ngo bamurata biramushimisha cyane, ngo kuko muri kamere yabo uzasanga ari abantu bakunda ibyubahiro. Ba Fred ni abantu b'abanyabwenge, ni umuntu ukunda umuryango we yaba mu byiza ndetse no mu bibi. Kubona igishimishije Fred ko biragoye kuko ngo buriya akunda gutegeka ndetse no kuba umukire. Agira umujinya hamwe n'uburakari bwinshi. Iyo hagize ikintu gihagarika gahunda ze cyangwa se hagize ikindi kimurakaza, Fred ni umuntu ugira umujinya n'uburakari bwinshi cyane cyane, ariko ibi ngibi bikaba ari ibintu bizamuka iyo hagize ikintu gihagarika gahunda ze cyangwa se hagize ikindi kimurakaza. Fred kandi ngo buriya ni umuntu wigirira icyizere kandi ngo yita cyane ku buryo afatwa muri rubanda. Fred ni umuntu ukunda kwirinda ikintu cyakwanduza isura afite muri rubanda, yirinda kandi gutsindwa no kunanirwa kugera ku byo yiyemeje. Ahora atumbiriye kugera ku ntego ziwe uko bwije nuko bukeye. Fred ingiye niyo gahunda yiwe y'umunsi. Fred rero iyo akiri umwana aba ari umuntu umeze gute? Fred ngo iyo akiri umwana aba ari umuntu ukunda gukora ibintu bitandukanye ku buryo nyine aba atari wa mwana w'umunebwe ugira intege nkeya, ahubwo Fred ni umuntu ukunda kugaragaza morale hamwe na kete n'intege mu bwana bwiwe. Akunda kwigenga kandi yanga amategeko. Ashobora kwanga kumvira igihe yibwira ko ibyo abuzwa gukora abishaka cyangwa se ari uburenganzira bwe. Ibi ngibi bizatuma Fred atakumvira. Ibi ngibi ni nayo mpamvu bituma Fred akenera kuganirizwa cyane kugira ngo yumve ko ibintu bifite uburyo runaka biba bigomba gukorwa ndetse no kuba birimo. Ibyo ba Fred rero bakunda muri rusange, yaba ari mutoya, yaba ari mukuru, yaba ari umugabo, yaba ari umusore, Fred ni umuntu ukunda impinduka kandi akunda kuba afite ibintu bifatika akora bigaragara ndetse bimugaragaza hamwe no mu cyubahiro kiwe. Gukora ingendo hamwe no kumenya ahantu henshi hatandukanye. Fred ni umuntu rero ngo ugira amarangamutima menshi, ibyo bigatuma iyo ageze mu rukundo Fred ni wa muntu ngo ubijyamo wese akaba indahemuka ndetse akamenya no kwita ku mukunzi we mu buryo budasubirwaho. Fred aba ashaka umuntu mwiza cyane yaba ku isura ndetse no mu mico ku buryo bimugora kubona umukunzi baba bazashobokana mu gihe cy'urukundo rwabo. Fred iyo akundanye n'umuntu akamubonaho inenge runaka ahita acika intege, byose bikaba birarangiye. Ugasanga Fred rwa rukundo ahise aruvamo. Imirimo Fred aba yumva yakora ni imirimo ijyanye no gukoresha amaboko cyane cyane, ariko nanone Fred buriya ngo imirimo ya politike ni ibintu akunze kwiyumvamo cyane ndetse n'ibintu bituma agira abantu runaka ategeka. Fred rero nkuko nahoze nkubwira cyangwa nkuko natangiye nkubwira, ni umuntu ukunda kuba umuyobozi cyane. Iyo abonye abantu ategeka Fred biramushimisha, kandi ngo buriya ashobora no gukunda gukora ibijyanye n'ubuganga kuko yita ku bintu bimeze neza, bayifuza ubuzima ku bantu bose bamuri hafi. Ibijyanye n'ubugeni hamwe n'ubucuruzi, iyi nayo ni indi mirimo usanga ba Fred
bakunda gukora cyane kandi buriya bivugwa ko inabahira. Ngiri izina ryacu rero ry'uyu munsi, ngiyo imiterere n'imimerere n'ibyo bakunda n'ibyo banga wagiye ubyumva. Niba hari izina nifuza ko twagusobanuriraho watwandikira muri comment kugira ngo tuzarigarukeho mu biganiro byacu by'utaha. Wibuke gukora